Muraho kuba turiho ni ikimenyetso ndashidikanywaho ko dufite abo dukomokaho. Kuba hari igihe tutari turiho ni ikindi kimenyetso ndashidikanywaho ko hari igihe tuzaba tutariho. Ariko uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kujya inama kugira ngo tugire ipfundo dupfundika nk'abariho, kuko abo twasanze hari byo badusigiye, natwe hari byo tugomba kuzasiga. Hambere aha nkiri mu nteko ishinga amategeko nasuye ishuri ry'abana riri ahantu hitwa Kagugu. Mpageze directeur waryo ajya kunyereka abana bafite imyaka 4 biga muri gardienne. Mpageze arababaza ngo uyu mugabo muramuzi? Utwana twose tuvugira rimwe ngo turamuzi. Noneho kubera ko hari igihe twagize televiziyo imwe, nkagira ngo utu twana koko twarambonye turanze. Avuze ngo abamuzi ni mushyira intoki hejuru, twose dushyira intoki hejuru. Atoranyamo kamwe arakabaza ngo uyu ninde? Gahita akavuga ngo ni tonto. Noneho kari agakobwa keza bigaragara ko ari ak'iki gihe. Abantu basa na politiki hari, abantu basa n'icyo barariye n'icyo baraye babonye. Karanezeza cyane, mfata kamera yanjye, telefone ndagafotora. Noneho directeur akabwira ati okay, ni tonto ariko ni n'umudepite, uyu aba mu nteko ishinga amategeko, ni umudepite wacu. Atariko abadepite murabazi, twose duhita tubati turabazi cyane. Ati noneho uzi icyo abadepite bakora nashyira urutoki hejuru. Bose baramanika. Atoranya kandi kana k'agahungu kaza imbere, ati abadepite bakora iki? Karanyitegereza barafotora. Abantu bajya bakoresha imvugo zimwe z'ubwenge bwo mu itorero. Rwamagana higeze kuba ikibazo, umugabo witwa Rwaserera baramutera, hanyuma bajya kubwira umutware bati abaturage batera Rwaserera. Noneho umwami ati mushaka ingabo zo ku rwego rw'umudugudu. Rwaserera abantu bamuteye ntibakeneye ingabo zikomeye, izo ngabo zabaga ari zo mu itorero. Uyu munsi y'abantu bavuga ngo niba abantu batekwa bamora icyo ngo abaturage baterwa Rwaserera, mu by'ukuri baba bivoma kera cyane. Umuntu yavugaga imvugo yayivugiye mu itorero, yayivugiye ahantu abanyabwenge bateraniye, igasigara igihe kirekire. Nka Rwaserera ni umuntu wari uri aho ngaho umutunzi, baramuteye. None uyu munsi abantu birirwa batera Rwaserera kandi atakiriho. Rwanda twari dufite uburyo bwo gutata ibihugu mbere yo kubitera. Nawe yaje nk'umutasi, ahageze yahahuriye n'abasirikari b'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda, afite imbunda, witwa Stanley. Araswa n'abanyarwanda, we arashisha imbunda n'ingabo ze, bo bakoresha amacumu n'ingabo. Ariko twari twarageze ku bushobozi bwo gukora ubumara bujya ku myambi, ku buryo yasubiye yavuga ko u Rwanda rutandukanye n'ibihugu byose yanyuzemo, bituma badutekerezaho cyane. Ndavuga nanjye nishyiramo kuko ntekereza ko nari impari mu bakurambere banjye. Hari ibintu ubundi kizakwereka ko umuco w'abantu uremereye, hari ibintu ushyira mu ndimi z'amahanga ntibyemere. Abadage barwana n'Ababirigi mu ntambara muzi, Abanyarwanda, kuko iyo umunyarwanda ari umunyarwanda, uwo akunda mu Rwanda akamurwanirira. Abanyarwanda barwaniriye Abadage, abitwa barugombi turi bagwa ku ishangi, ariko habanje kwicwa n'inzara barwanirira Abadage ngo barebe ko batsinda kuko bari inshuti zabo. Abadage saa sita bakajya kwifatira lunch, nimugoroba bakajya gufata dinner, bakabaza Abanyarwanda ariko mwebwe ko murwana mutarya ku rugamba murya iki? Abanyarwanda bati no, iyo turwana turya umujinya. Hanyuma se umujinya washira mukarya iki? Turya karungu. So ibyo ngibyo ngira ngo kano uza kuvuga aramutse abivuze mwabyumva cyane, kuko intambara y'inkotanyi yaranzwe no kwizirika umukanda, abantu bakarya umujinya bakarya karungu. None dufite igihugu. Niba hari icyo turwanira rero, niba hari aho dushaka kugera, niba hari icyo dushaka kugeraho, we make sure ko abana bacu tubareze tukanabigisha ko iyo umunyarwanda arwana ntawe ugira mu byo kurya, ntajya kubaza ngo byahiye, arabanza akaramugiza urugamba akabona kugezwaho ibyo gufungura iyo ari ngombwa. Ndatanga inama ko twagomeza kuba muri uyu mwuka mwiza w'ubudasa, tukubaka u Rwanda rwacu mu budasa. Abatari mu budasa mubareke, ubwo bari mu busa. Kuvugisha ukuri
ni ibintu by'ingenzi. Ntabwo nibuka inzozi nari mfite imyaka 15, ariko mfite 17 nahagaritse amashuri yanjye ku mpamvu z'umuryango utari ufite ubushobozi bwo kumfasha. Hanyuma mama wanjye angira inama yo kuzana umugore. Ambwira ko papa yarongoye afite 17, mama afite 16, kandi ko nabo babayeho kandi neza. Hanyuma ndaryama mfata amasengesho y'iminsi 2 nk'abandi bapanigoti bose, ndabisengera, ndashakisha ikintu cyatuma ku myaka 17 nzana umugore. Urwo rugo ndarushaka ndarubura. Izo nzozi ziranga, nshakisha izindi. Hari abantu bari bafite amabutike iwacu mw'Ityazo muri Nyamasheke. Ngiye kubaganiriza ngasanga abenshi bagiye batangiza 50,000, 100,000. Umuntu angira inama ko amafaranga ugiye i Kigali ushaka kuyakorera ukayabona. Mfata urugendo nzi Kigali. Ntabwo nari n'ubwa mbere nari impaje. Ngeze Kigali, inzozi zanjye zari zo gushaka 50,000, nagira umugisha munini nkabona 100. Hari umuhanzi w'umuhanga mu Rwanda witwa Diplomate yararirimbye. Hari indirimbo ye aho avuga ngo ihene irishiriza ku burebure bw'umugozi wayo. Buriya mu buzima bw'umuntu iyo asetinze ko inzozi ze ari ukubona 100,000, ntushobora kuyarenza. Uhora uri hasi y'ijana, kuko aho ujya gushakira ibyo 100,000 n'ahatarengeje 100,000. So namaze imyaka myinshi rero ndi mu gushakisha uko nabona 100,000 bizatuma nsubira i Nyamasheke gukora butike. Ariko nza kugira umugisha muri disikuru za nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze mu bihe bitandukanye, akavuga ko politike yo kubohora u Rwanda, politike ye ya RPF Inkotanyi, kwari kugira ngo abanyarwanda bagire imitekerereze irenga iwabo, irenga quartier z'iwabo, itekereza igihugu. Ibyo rero kubyumva ukiga ukishakisha biba bigoye, ariko nahinduye inzozi mu gihe gito. Na bya 100,000 byo gusubira gukora butike ntari nabibona, ntangira kujya ku nzozi umutoza w'ikirenga avuze ko zishoboka zo kurenga iwanyu ugatekereza mu buryo bwagutse. Ubwo ni cya kiziriko cya Diplomate navanye iwacu kwa Mwitende no muri quartier y'iwacu, noneho nkigira kirekire ku buryo warisha igihugu cyose uzenguruka ukagura inzozi. Guhina amateka yacu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kugira ngo umuntu wenda n'umutoya yumva ahantu twavuye naho tugeze. Munyemerere mbasogongeze. Abakurambere no kugeza uyu munsi, kugira ngo abantu bagaragaze uko babona ubuyobozi buriho, bashobora kutabona ijambo nta mushyikirano wabaye, ariko umuntu akagira umugisha agashaka yabyara umwana agahita amwita bihwanye n'ubutegetsi buhari. Reka bariko kanonsorezaho mbereke duhereye ku bakurambere. Batangiye kubaka igihugu, babyaye ba Mitsindo, babyara ba Murindabigwi, baturi ku nkiko, ba Mutwarasibo, ba Mukaragandekwe, ba Ruhamanya, ba Rutikanga, nta bwoba na Mutiganda. Ni amazina navanye iwacu, ubu nagerageje gufata iwacu kugira ngo ntaza kugira iryo nsitaraho. Ariko abakoroni bamaze kuhagera n'abanyamadini, ibintu bitangira guhinduka, bivanga abantu. Batangira kuvuga ngo haba Imana, hakora Imana, harera Imana, hakiza Imana, hategeka Imana, hakiza Imana. Ibintu bitangira kuva kuri bo, inshingano bari bafite batangira kuzishyira ku Mana ko bazategereza uko izabigenza. Nganira na sogokuru kuko yitwaga Habimana, naramubajije ariko se ko data ujya kumwita wamwise izina rimeze nkaho ririmo ikibazo. Arambwira ati ibintu byari byamaze kwivanga, abari abantu baje baduteranyije mbura izina. Data rero yamwise Mwitende. Ubwo kari kamaze kuba aya mazina.
aya mazina nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni imibereho niko abantu bari bameze. Aya mazina ngiye kuvuga nta numwe tutagira icyo dupfana nibura kugera kwa sogokuru. Kuva kuri mwitende rero hari mwitende ndi mubanzi, nzabarankize, nzabakirana, zikamanwa abanzi, rwango, mbarimo mbazi, mozenzi, bandora y'ingwe, bapfa kurera, nzihonga, nzihorera na Bamporiki. Ni ishusho rwose nyakubahwa Perezida wa Repubulika nta washidikanya kuko kwita izina n'umuhango ukomeye mu Rwanda. Nta mubyeyi wajyaga gushaka izina kuri komine yajyaga inama n'umugore ati dukurikije uko ibintu bimeze izina ry'uyu mwana ni iri. Aho mubohoreye u Rwanda rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuva mu 1995 reka abariho nsoreza ku bana bavutse ni Gihozo, Cyuzuzo, Ganza, Shimwa, Sheja, Teta, Keza, Gaju, Gasaro, Karabo na Shami. Ni amazina agarurira ibyiringiro. Munyemerere nsoreza aha kuko yari yambajije indangagaciro twagarura. Igikomeye cyane twakitondera mu Rwanda ko gishobora kuduteza ibibazo nuko indangagaciro z'abakurambere bacu zari ubuzima, zari umuco, ntago bazivugaga mu magambo. Itorero ryo bamaze kurica nyine indangagaciro zaracitse. Itorero hasigara akantu kamwe ko kubyina, ubundi kabaga mu gitaramo, ibindi byose byarangiye abantu bavuye ku murimo. Itorero risigara mu ntore zibyina. Hanyuma itorero nk'izina ryo riragenda ryagarutse muri 1942 nabwo rigaruwe n'abasuwedwa bari HDPR, bati itorero rya HDPR ubwo ry'igihugu ryari ryaragiye. Hanyuma intore, rwose intore yo yagize ibibazo cyane kuko ari umuntu wishingiye itabi, baravuga ati ritabi ni intore. Intore zari zarabaye, nuvanga ibintu byose byo mu Rwanda byarakinishijwe, indangagaciro z'abakurambere zarakinishijwe, biyobera ahantu bitakabaye biyobera. Umuco w'utubyiniro, umuco wa za pisine ni ibintu igihugu cyacu cyemeye kandi bidufitiye umumaro. Ariko hari ubwo umuntu afata akajipo yabonye umuntu yambaye agiye kujya muri pisine, uwakakambara agiye muri butike. Wenda no muri pisine ari buze kujyayo, ariko ntamenye ko bagatwara mu gakapu, akambara ijipo ndende cyangwa ipantaro ndende yo kujya mu isoko, yava mu isoko akajya kuri pisine akabona kwambara ko kuri pisine. Imico y'ahandi iyo uyifashe udafite umurage w'iwanyu, ibyo bakora urabyitiranya. Umwambaro wo kujya mu kabyiniro ntabwo wambara ngo banze kujya kugura imiti yo kuri farumasi, ujye muri farumasi wambaye nk'ugiye mu kabyiniro uze gukomereza mu kabyiniro. Buri kintu dushobora kugikora mu gihe cyagenewe nibigire icyo bitwara. Intambara tugira niyo ibyakabereye mu cyumba bigiye kubera muri salo, ibyakabereye muri salo bikajya kubera mu mbuga, ibintu tuba turi kubivanga. Buri cyose kibereye mu mwanya wacyo byarangira neza. Iby'i Rwanda iyo umuntu abivuga ashobora kuyizimbamo akayazambya. Ndabashimiye.